nta kibazo nawe ntabwo ari we. Halo papa turi mu byishimo yaje mu makuru ntabwo wishimye yibutse yibuka na wa muhungu yibutse byose tumureke akomeze yibuke atubwire uraza ryari se urabyiruye papa nukuri ufite n'umuhungu mukuru arabwiye papa ramye ngo tumureke byose abivuge nta kibazo ngo biramufasha biramufasha umugabo wanjye ari icyo tubwire nta kibazo umugabo wanjye se yarapfuye ntabwo yapfuye ndamubwira ko ibintu bwavuze ari iby'ukuri yose wumvaga ko nkubeshya ko wibwire ko umugabo wanjye niwe yapfuye abana we umugabo wanjye uyereka kurira mumureke papa ramye mumureke biraza kumufasha mbega mano we mana ndabigizemo ndagukunda kibondo ndarakubabaje warize ku bwanjye oya mana kibazo pe ahubwo ubu uratuma ndira kandi ibintu byo kurira nabaye ndiretse nabyikuye mu mambaga reka kurira iri bagi murekarire uko abishaka urumva mureke warakuze disi ntabwo noneho uzirurangirwa ufite umusore none se ururangirwa ari ntabwo ari atubwiye ngo agiye ku masomo kamara icara atubwire neza urumva oya ntabwo ni karahari ikindi kandi arakurusha uburebure uzajya kumusuhuza umurebe gutyo urarame ni umupolisi ndishimye reka nkubwize ukuremi muzehe n'umuvuzi papa ni umuganga urenze muzehe n'umuganga ndakwizeye noneho umva mukuri ingofero ntabwo ari wewe pe kandi imana yarahabaye icyanakuvuga ko noneho rurangirwa abyumva kurenza uko utekereza nawe yarabyemeye ntabwo yigeze akurakara yarandakare kuko ntabwo yigeze aza oya ni akazima nakuko aba ari mu kazi batubwiye ko yagiye ku masomo nyine ndikumva ubimubwira kugira abashe kubyumva nawe ntabwo ataza hano ni umupolisi mwamubwiye ko ari umupolisi naramubwiye uzi ukuntu ufite umusore mwiza cyane ni n'umupolisi mukuru ariko umupolisi mukuru yari inkuru nziza ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, yari inkuru nziza kuri twese uburyo mama Iribagiza yaramaze igihe kinini, none uyu munsi wa none mama Iribagiza yibutse. Mama Iribagiza yibutse, ariko nubwo yibutse hari abantu byanejeje nabo bitanejeje, kuko bibutse bahita batekereza ati ubu ni umuriro ugiye kuba, ni urugamba rugiye kuba, batekereza uburyo noneho ibintu bigiye kuba ubwo mama Iribagiza yibutse. Baravuga ati mama Iribagiza yibutse agiye kwita yangana na Rugema cyangwa se Rugema b'umwanzi we wa mbere. Yibutse ko umugabo we yapfuye kandi Rugema ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Yibutse ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza ari abana be. Yibutse ibintu byinshi cyane, ariko baracyamubwiraga ati tuza wicare hamwe byose ubyibuke, noneho ugenda ubivuga kugira ngo umutima utuze, numara gutuza nibarangiza bari bicyakorwa. Ese mama Iribagiza kuba yibutse araza no kwibuka imitungo ye, kuba kamarade buri ikintu bashaka yuko yibuka cyane ni imitungo Rugema yajyanye, ni imitungo Rugema yose afite, hafi ya yose ni y'uno mugore. Ese uyu mugore mama Iribagiza ntabwo ashobora gutekereza yuko umugabo we yaba yarapfuye, yarangiza akavuga ati none reka ntware Rugema naribi mpfe kubana na Rugema. Ese yabana na Rugema nazamukorera ibintu bibi, nazamwitura inabi, ukabona yuko we na Rugema bashobora kubana noneho ari ibintu bisa nkaho
bisa nabi. Mama Iribagiza se araza kwibuka Mukantambara ko ari umugore wa Rugema, araza kwibuka ko Rugema afite abandi bagore. Ese Rugema we aramenya ute ko Mukantambara yaba yarageze kwa Mama Iribagiza bakabonana? Araza kumenya ute ko Mama Iribagiza yibutse? Ese Mama Iribagiza araza gufata telefone narangiza abe avuga ati reka mbahamagare bari abantu mbahamagare, cyangwa se Mama Iribagiza afite ubundi buryo araza kwita utwaramo ibintu bye abana be bishimye cyane cyane Iribagiza wari wavuze ngo ntabwo ngomba kuva muri uru rugo, ntabwo ngomba kuva muri iki cyaro nabonye mama wanjye yibuka. Iribagiza yakoresheje ko ashoboye muri ino minsi hafi cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri aba hafi ya mama we. Nubwo yabaye hafi ya mama we ariko yashakaga ko mama we yibuka. Ese mama araza kuvuga ngo tugende i Kigali, araza kuvuga ngo mugende munsubiza mwankuye. Ese kamarade na Emile azabashimira. Ese azavuga ati mwebwe niye mwamvu mwanyirutseho. Ese dogiteri wazaza byifate mute nabona Mama Iribagiza yibutse. Ese araza gukurikiraho iki? Ese mwebwe muri kwitegereza no filime ni igiki mufitiye amatsiko cyane? Ese mufitiye amatsiko Rugema uburyo aritwara? Mufitiye amatsiko Rurangirwa cyangwa Iribagiza uburyo aritwara? Mufitiye amatsiko ba kamarade na Emile uburyo aritwara? Emile we ndetse na Anita bari mu gikorwa cyo kuzagenda kwerekana iwabo, kandi bavuze yuko bazajyana na Mama Iribagiza. Ese Mama Iribagiza azemera kubaherekeza noneho akubitane na Rugema? Yari inkuru nziza ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, yari inkuru nziza kuri twese uburyo Mama Iribagiza yaramaze igihe kinini, none uyu munsi wa none Mama Iribagiza yibutse. Mama Iribagiza yibutse, ariko nubwo yibutse hari abantu byanejeje nabo bitanejeje, kuko bibutse bahita batekereza ati ubu ni umuriro ugiye kuba, ni urugamba rugiye kuba. Batekereza uburyo noneho ibintu bigiye kuba ubwo Mama Iribagiza yibutse. Baravuga ati Mama Iribagiza yibutse agiye kwita yangana na Rugema, cyangwa se Rugema b'umwanzi we wa mbere. Yibutse ko umugabo we yapfuye kandi Rugema ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Yibutse ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza ari abana be. Yibutse ibintu byinshi cyane, ariko baracyamubwiraga ati tuza wicare hamwe byose ubyibuke, noneho ugende ubivuga kugira ngo umutima utuze. Numara gutuza nibarangiza barebe icyakorwa. Ese Mama Iribagiza kuba yibutse araza no kwibuka imitungo ye, kuba kamarade buri ikintu bashaka yuko yibuka cyane ni imitungo Rugema yajyanye, ni imitungo Rugema yose afite, hafi ya yose ni y'uno mugore. Ese uyu mugore Mama Iribagiza ntabwo ashobora gutekereza yuko umugabo we yaba yarapfuye, yarangiza akavuga ati none reka ntware Rugema naribi mpfe kubana na Rugema. Ese yabana na Rugema nazamukorera ibintu bibi, nazamwitura inabi, ukabona yuko we na Rugema bashobora kubana noneho ari ibintu bisa nkaho bisa nabi. Mama Iribagiza se araza kwibuka Mukantambara ko ari umugore wa Rugema, araza kwibuka ko Rugema afite abandi bagore. Ese Rugema we aramenya ute ko Mukantambara yaba yarageze kwa Mama Iribagiza bakabonana? Araza kumenya ute ko Mama Iribagiza yibutse? Ese Mama Iribagiza araza gufata telefone narangiza abe avuga ati reka mbahamagare bari abantu mbahamagare, cyangwa se Mama Iribagiza afite ubundi buryo araza kwita utwaramo ibintu bye abana be bishimye cyane cyane Iribagiza wari wavuze ngo ntabwo ngomba kuva muri uru rugo, ntabwo ngomba kuva muri iki cyaro nabonye mama wanjye yibuka. Iribagiza yakoresheje ko ashoboye muri ino minsi hafi cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri aba hafi ya mama we. Nubwo yabaye hafi ya mama we ariko yashakaga ko mama we yibuka. Ese mama araza kuvuga ngo tugende i Kigali, araza kuvuga ngo mugende munsubiza mwankuye. Ese kamarade na Emile azabashimira. Ese azavuga ati mwebwe niye mwamvu mwanyirutseho. Ese dogiteri wazaza byifate mute nabona Mama Iribagiza yibutse. Ese araza gukurikiraho iki? Ese mwebwe muri kwitegereza no filime ni igiki mufitiye amatsiko cyane? Ese mufitiye amatsiko Rugema uburyo
aritwara, mufite amatsiko Rurangirwa cyangwa Iribagiza buryo aritwara, mufite amatsiko ba Kamarade na ba Emile buryo aritwara. Emile we ndetse na Anita bari mu gikorwa cyo kuzagenda kwerekana iwabo, kandi bavuze yuko bazajyana na mama Iribagiza. Ese mama Iribagiza azemera kubaherekeza noneho akubitane na Rugema? Yari inkuru nziza ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, yari inkuru nziza kuri twese uburyo mama Iribagiza yari amaze igihe kinini, none uyu munsi wa none mama Iribagiza yibutse. Mama Iribagiza yibutse, ariko nubwo yibutse hari abantu byanejeje nabo bitanejeje, kuko bibutse bahita batekereza ati ubu ni umuriro ugiye kuba, ni urugamba rugiye kuba. Batekereza uburyo noneho ibintu bigiye kuba ubwo mama Iribagiza yibutse. Baravuga ati mama Iribagiza yibutse agiye kwita yangana na Rugema, cyangwa se Rugema b'umwanzi we wa mbere. Yibutse ko umugabo we yapfuye kandi Rugema ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Yibutse ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza ari abana be. Yibutse ibintu byinshi cyane, ariko baracyamubwiraga ati tuza wicare hamwe byose ubyibuke, noneho ugenda ubivuga kugira ngo umutima utuze. Numara gutuza nibarangiza barebe icyakorwa. Ese mama Iribagiza kuba yibutse araza no kwibuka imitungo ye, ko ba Kamarade buriya ikintu bashaka yuko yibuka cyane ni imitungo Rugema yajyanye, ni imitungo Rugema yose afite, hafi ya yose ni y'uno mugore. Ese uyu mugore mama Iribagiza ntabwo ashobora gutekereza yuko umugabo we yaba yarapfuye, yarangiza akavuga ati none reka ntware Rugema naribe mpfe kubana na Rugema. Ese yabana na Rugema nazamukorera ibintu bibi, nazamwitura inabi, ukabona yuko we na Rugema bashobora kubana noneho ari ibintu bisa nkaho bisa nabi. Mama Iribagiza se araza kwibuka Mukantambara ko ari umugore wa Rugema, araza kwibuka ko Rugema afite abandi bagore. Ese Rugema we aramenya ute ko Mukantambara yaba yarageze kwa mama Iribagiza bakabonana? Araza kumenya ute ko mama Iribagiza yibutse? Ese mama Iribagiza araza gufata telefone narangiza abe yavuga ati reka mbahamagare bari abantu mbahamagare, cyangwa se mama Iribagiza afite ubundi buryo araza kwita utwaramo ibintu bye, abana be bishimye cyane Iribagiza wari wavuze ngo ntabwo ngomba kuva muri uru rugo, ntabwo ngomba kuva muri iki cyaro nabonye mama wanjye yibuka. Iribagiza yakoresheje uko ashoboye muri ino minsi hafi cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri aba hafi ya mama we. Nubwo yabaye hafi ya mama we, ariko yashakaga ko mama we yibuka. Ese mama araza kuvuga ngo tugende i Kigali, araza kuvuga ngo mugende musubiza mwankuye. Ese Kamarade na Emile azabashimira. Ese azavuga ati mwebwe niye mwamvu mwanyirutseho. Ese dogiteri wazaza byifate mute nabona mama Iribagiza yibutse. Ese araza gukurikiraho iki? Ese mwebwe muri kwitegereza no filime ni igiki mufitiye amatsiko cyane? Ese mufitiye amatsiko Rugema uburyo aritwara, mufite amatsiko Rurangirwa cyangwa Iribagiza buryo aritwara, mufite amatsiko ba Kamarade na ba Emile buryo aritwara. Emile we ndetse na Anita bari mu gikorwa cyo kuzagenda kwerekana iwabo, kandi bavuze yuko bazajyana na mama Iribagiza. Ese mama Iribagiza azemera kubaherekeza noneho akubitane na Rugema? Yari inkuru nziza ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, yari inkuru nziza kuri twese uburyo mama Iribagiza yari amaze igihe kinini, none uyu munsi wa none mama Iribagiza yibutse. Mama Iribagiza yibutse, ariko nubwo yibutse hari abantu byanejeje nabo bitanejeje, kuko bibutse bahita batekereza ati ubu ni umuriro ugiye kuba, ni urugamba rugiye kuba. Batekereza uburyo noneho ibintu bigiye kuba ubwo mama Iribagiza yibutse. Baravuga ati mama Iribagiza yibutse agiye kwita yangana na Rugema, cyangwa se Rugema b'umwanzi we wa mbere. Yibutse ko umugabo we yapfuye kandi Rugema ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Yibutse ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza ari abana be.
yibutse ibintu byinshi cyane ariko baracyamubwiraga ati tuza wicare hamwe byose ubyibuke, noneho ugenda ubivuga kugira ngo umutima utuze, numara gutuza nibarangiza barebe icyakorwa. Ese mama Iribagiza kuba yibutse araza no kwibuka imitungo ye, ko bakamarade buriya ikintu bashaka yuko yibuka cyane cyane ni imitungo Rugema yajyanye, ni imitungo Rugema yose afite, hafi ya yose ni y'uno mugore. Ese uyu mugore mama Iribagiza ntabwo ashobora gutekereza yuko umugabo we yaba yarapfuye, yarangiza akavuga ati none reka ntware Rugema naribe mpfe kubana na Rugema. Ese yabana na Rugema nazamukorera ibintu bibi, nazamwitura inabi, ukabona yuko we na Rugema bashobora kubana noneho ari ibintu bisa nkaho bisa nabi. Mama Iribagiza se araza kwibuka Mukantambara ko ari umugore wa Rugema, araza kwibuka ko Rugema afite abandi bagore. Ese Rugema we aramenya ute ko Mukantambara yaba yarageze kwa mama Iribagiza bakabonana? Araza kumenya ute ko mama Iribagiza yibutse? Ese mama Iribagiza araza gufata telefone narangiza abe yavuga ati reka mbahamagare bari abantu mbahamagare, cyangwa se mama Iribagiza afite ubundi buryo araza kwita utwaramo ibintu bye, abana be bishimye cyane cyane. Iribagiza wari wavuze ngo ntabwo ngomba kuva muri uru rugo, ntabwo ngomba kuva muri iki cyaro nabonye mama wanjye yibuka. Iribagiza yakoresheje uko ashoboye muri ino minsi hafi cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri aba hafi ya mama we. Nubwo yabaye hafi ya mama we ariko yashakaga ko mama we yibuka. Ese mama araza kuvuga ngo tugende i Kigali, araza kuvuga ngo mugende musubiza mwankuye. Ese kamarade na Emile azabashimira. Ese azavuga ati mwebwe niye mwamvu mwanyirutseho. Ese dogiteri wazaza byifate mute nabona mama Iribagiza yibutse. Ese araza gukurikiraho iki? Ese mwebwe muri kwitegereza no filime ni igiki mufitiye amatsiko cyane? Ese mufitiye amatsiko Rugema uburyo itwara, mufite amatsiko Rurangirwa cyangwa Iribagiza burya ritwara, mufite amatsiko ba kamarade na Emile burya ritwara. Emile we ndetse na Anita bari mu gikorwa cyo kuzagenda kwerekana iwabo, kandi bavuze yuko bazajyana na mama Iribagiza. Ese mama Iribagiza azemera kubaherekeza noneho akubitane na Rugema? Yari inkuru nziza ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, yari inkuru nziza kuri twese uburyo mama Iribagiza yaramaze igihe kinini, none uyu munsi wa none mama Iribagiza yibutse. Mama Iribagiza yibutse, ariko nubwo yibutse hari abantu byanejeje nabo bitanejeje, kuko bibutse bahita batekereza ati ubu ni umuriro ugiye kuba, ni urugamba rugiye kuba. Batekereza uburyo noneho ibintu bigiye kuba ubwo mama Iribagiza yibutse. Baravuga ati mama Iribagiza yibutse agiye kwita yangana na Rugema, cyangwa se Rugema b'umwanzi we wa mbere. Yibutse ko umugabo we yapfuye kandi Rugema ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Yibutse ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza ari abana be. Yibutse ibintu byinshi cyane ariko baracyamubwiraga ati tuza wicare hamwe byose ubyibuke, noneho ugenda ubivuga kugira ngo umutima utuze, numara gutuza nibarangiza barebe icyakorwa. Ese mama Iribagiza kuba yibutse araza no kwibuka imitungo ye, ko bakamarade buriya ikintu bashaka yuko yibuka cyane cyane ni imitungo Rugema yajyanye, ni imitungo Rugema yose afite, hafi ya yose ni y'uno mugore. Ese uyu mugore mama Iribagiza ntabwo ashobora gutekereza yuko umugabo we yaba yarapfuye, yarangiza akavuga ati none reka ntware Rugema naribe mpfe kubana na Rugema. Ese yabana na Rugema nazamukorera ibintu bibi, nazamwitura inabi, ukabona yuko we na Rugema bashobora kubana noneho ari ibintu bisa nkaho bisa nabi. Mama Iribagiza se araza kwibuka Mukantambara ko ari umugore wa Rugema, araza kwibuka ko Rugema afite abandi bagore. Ese Rugema we aramenya ute ko Mukantambara yaba yarageze kwa mama Iribagiza bakabonana? Araza kumenya ute ko mama Iribagiza yibutse? Ese mama Iribagiza araza gufata telefone narangiza abe yavuga ati reka mbahamagare bari abantu mbahamagare, cyangwa se mama Iribagiza afite
ubundi buryo araza kwita utwaramo ibintu bye. Abana be bishimye cyane cyane Iribagiza wari wavuze ngo ntabwo ngomba kuva muri uru rugo, ntabwo ngomba kuva muri iki cyaro nabonye mama wanjye yibuka. Iribagiza yakoresheje uko ashoboye muri ino minsi hafi icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri aba hafi ya mama we. Nubwo yabaye hafi ya mama we ariko yashakaga ko mama we yibuka. Ese mama araza kuvuga ngo tugende i Kigali, araza kuvuga ngo mugende munsubiza mwankuye. Ese kamarade na Emile azabashimira. Ese azavuga ati mwebwe niye mwamvu mwanyirutseho. Ese dogiteri wazaza byifate mute nabona mama Iribagiza yibutse. Ese araza gukurikiraho iki? Ese mwebwe muri kwitegereza no filime ni igiki mufitiye amatsiko cyane? Ese mufitiye amatsiko Rugema uburyo aritwara? Mufitiye amatsiko Rurangirwa cyangwa Iribagiza uburyo aritwara? Mufitiye amatsiko ba kamarade na ba Emile uburyo aritwara? Emile we ndetse na Anita bari mu gikorwa cyo kuzagenda kwerekana iwabo, kandi bavuze yuko bazajyana na mama Iribagiza. Ese mama Iribagiza azemera kubaherekeza noneho akubitane na Rugema? Yari inkuru nziza ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, yari inkuru nziza kuri twese uburyo mama Iribagiza yaramaze igihe kinini, none uyu munsi wa none mama Iribagiza yibutse. Mama Iribagiza yibutse, ariko nubwo yibutse hari abantu byanejeje nabo bitanejeje, kuko bibutse bahita batekereza ati ubu ni umuriro ugiye kuba, ni urugamba rugiye kuba. Batekereza uburyo noneho ibintu bigiye kuba ubwo mama Iribagiza yibutse. Baravuga ati mama Iribagiza yibutse agiye kwita yangana na Rugema cyangwa se Rugema b'umwanzi we wa mbere. Yibutse ko umugabo we yapfuye kandi Rugema ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Yibutse ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza ari abana be. Yibutse ibintu byinshi cyane, ariko baracyamubwiraga ati tuza wicare hamwe byose ubyibuke.